Nongeye kubasuhuza mbahaye ikaze cyane abakunzi bacu kuri Kirabo TV, mukomeze mugira ibihe byiza. Rero nkuko mubimenyereye tubageza ibintu byinshi byiza bitandukanye. Rero ngiye kukwereka imwe mu myitwarire igorana kwihangana. Nubona umuntu uyifite uzamugendere kure umwitondere. Imyitwarire ya mbere itagomba kwihanganirwa ni umuntu utemera amakosa ye. Mu rukundo kimwe mu bintu bituma rushobora kuyoyoka ni ukuba habaye ikibazo maze nyiri kubitera akigira ibamba akanga kwemera ikosa. Gusaba imbabazi no gukosorwa ni igihe biba ikibazo gikomeye ku bakundana ndetse bikaba byarangira bose bashwanye. Iyo rero umuntu mukundana atemera ikosa rye biba bigoye cyane kumwihanganira. Umuntu nanone ushobora kugendera kure ni umuntu utakwitangira mu gihe bibaye ngombwa. Kwitangira umuntu hano tuvuga si ukundi, ni ukuba mu gihe bibaye ngombwa ko umuntu umuha umwanya munini muri kumwe cyangwa se akaba yakuba hafi mu bikorwa runaka. Urugero mu gihe ari mu bibazo ukaba wakwigomwa ibyo ukora ukamuha umwanya ukamuba hafi. Umukunzi wawe rero natakwitangira ngo aguhe umwanya uzamenye ko nta rukundo agufitiye, ndetse nawe niba umeze gutyo umenye ko nta rukundo rurambye uzigera ubona. Ikindi cya gatatu ni umuntu ugufata uko yishakiye. Gukundana ni kimwe mu bintu byizana bikazira abantu babiri bagahuza imitima ndetse amarangamutima yabo akaberekeza kuri byinshi bituma bahuza. Rero iyo umwe mu bakundana afata undi uko yishakiye ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko nta rukundo agufitiye. Cya kane ni umuntu kuba hafi iyo uri mu bihe byiza. Kuba mu bihe byiza n'ibibi ni bimwe mu bintu abantu batuye isi babamo. Iyo rero umukunzi wawe atabasha kukuba hafi mu gihe uri mu bihe byiza cyangwa ibibi ntabwo aba agukunda, ndetse umuntu nk'uyu nguyu nta gihe kinini mumarana kuko hari igihe aba agukurikiyeho ikirenze. Cya gatanu kigorana ni umuntu utakugeza ku iterambere. Iterambere ni ikintu gikomeye mu buzima. Iyo ufite umukunzi akaba atari wa muntu wakugira inama yo kwiteza imbere cyangwa se ngo abe wa muntu wagira uruhare rukomeye mu iterambere ryawe, uzamenye ko nta rukundo na rukeya afite, ndetse urukundo rwe ruzaba ruri ruke cyane, azaba afite ikindi agukurikiye hatari urukundo. Hari byinshi rero hazaba gushakaho ku buryo aba abona iterambere ryawe ry'ahazaza ntacyo ryaba rimaze kuko nta gihe kinini akeneye kuba ari kumwe nawe. Kubana n'umuntu nk'uyu rero biragora, ndetse na rukundo rwe rujya ruramba. Urukundo nk'urwo ni ruramba iyo ubana n'umuntu utakugeza ku iterambere ngo akugire inama akube hafi. Reka ngusabe nimba utarakanda subscribe ubikore ubundi twikomereze, ngiye kukwereka intambwe zagufasha kubaka urukundo rwawe ku rutare rugakomera rukaramba. Kuri ubu hari benshi batinya kugira inshuti cyangwa gushinga ingo bashingiye ku ngero nyinshi babona mu buzima, aho ingo zisenyuka umusubirizo ndetse n'inshuti zitana umunsi ku wundi. Nyamara hari umuti wagufasha guhangana n'ibyo byose maze ukubaka ubucuti bwanyu ku rutare aho ruzahora rushinze imizi maze mukaryoherwa n'ubuzima bwiza. Rero nabakusanyirije intambwe zigera kuri 21 zagufasha kugira ngo urukundo rwawe wowe n'uwo wihebeye, urugo rwawe rukazira gatotsi rugahora rwishimye. Intambwe ya mbere izagufasha ubaha umukunzi wawe. Akenshi kubera kumenyerana cyane usanga wibagirwa icyubahiro umugomba. Si byiza rero gusigara umufata nk'umuntu usanzwe ngo umubwire ibyo wishakiye byose. Umukunzi wawe aba akwiye guhora yishimye, agashimishwa no kumwitaho, uburyo umwitwaraho ukamwereka ko umuha agaciro kandi kamukwiye. Aba yifuza rero kumwubaha kandi ukanamwubahisha mu bandi, yaba bagenzi be, inshuti ze, ukamwubaha bakabibona. Icya kabiri kizagufasha nyurwa n'uko umukunzi wawe ameze. Abakundana abenshi batandukanywa n'uko umwe mu bakundana atanyurwa n'uko abona umukunzi uko ameze. Yaba yabonye inshuti ifite umukunzi uteye ukuntu runaka akifuza ko n'uwe ariko yaba ameze, kandi nyamara ntabwo icyo yamukundiye ari cyo wakundiye umukunzi wawe, ntabwo nawe icyo wakundiye umukunzi wawe ari cyo wakundiye umukunzi. Ibintu bitandukanye cyane. Bityo rero bibaye byiza wajya ugerageza ukanyurwa no kumukunzi wawe ubona ameze, kuko uba waragiye kumukunda ubibona ukabona akagukwiriye. Gerageza rero unyurwa no kumukunzi wawe ameze, bizagufasha cyane. Ikintu cya gatatu nanone kizashobora kuzagufasha
jya ubwira umukunzi wawe ko ari mwiza, nimba yambaye neza ubimubwire, nimba aberewe ubimubwire, bitari ukumureshya no kumuryarya, ahubwo ari ukumwereka uburyo aguhagije kandi kuticuza icyo wamukundiye, akabona ko umuha agaciro, akabona kumwitaho, akabona ko umuhanga amaso. Ibyo bizagufasha cyane. Cya kane nanone kizagufasha, mubwira utugambo tw'urukundo, mubwire kandi nta soni ufite, ujye unamubwira ko umukunda nibura inshuro imwe ku munsi. Hari abantu rero bamwe batinya kuvuga ijambo ndagukunda, kandi mu by'ukuri nta n'umwe udashimishwa no kubwirwa n'umukunzi we ko amukunda, cyangwa se ko nta soni biteye kuba amukunda. Ni byiza rero kubimubwira akabimenya, akareka kubishidikanyaho, ariko nibibe kubimubwira mu magambo gusa, ujye unakora mu bikorwa ubimwereke. Ikindi cya gatanu kizagufasha, mujye muganira ku mishinga, mujye mugira imishinga mufatanya. Burya iyo abantu bakundana usanga batavugana ku bintu byose, ariko bikaba byiza, bikaba akarusho iyo bagize ibyo bafatanya gukora, nk'udushinga duto runaka, gutegura nk'urugendo muzakora, wenda niba mufite nk'umushinga wo kubaka inzu mukabifatanya, nibibe bya bindi umwe agenda akihererana agakora ibintu runaka undi atabizi, yarangiza akazatungurwa. Icya gatandatu nanone kizabafasha, mujye mwicara muganire cyane cyane ku kibazo runaka kibugarije, mugirane inama kandi mugire n'umwanzuro mufatira hamwe kuri icyo kibazo mwabonye mwabaye mwagira. Ikindi cya karindwi nanone kizagufasha, mujye mugerageza guhana impano, bitari ngombwa ko wenda zaba zihenze cyane, ariko zifite icyo zisobanuye, zishobora kuvuga no gukora byinshi kurusha ibyo wakavugishije umunwa. Impano rero ziravuga, jya ugerageza wite ku mukunzi wawe, muhe impano runaka izaba ifite icyo isobanuye kuri we, ku rukundo rwanyu. Ikindi nanone kizabafasha cya munani, mujye mufatanya muri byose. Niba ari mu makosa umukosori, kandi niba aguye mu byago runaka ntukamutererane, jya umufasha umutabare. Ikindi kizabafasha, jya uhora wishima umukunzi wawe, umwishimire kandi umwereke ko ari uwa mbere mu buzima bwawe. Abantu benshi birabagora kwerekana ibyo biyumvamo, ariko burya bishimisha umukunzi kumwereka ko ari uwa mbere, ko watomboye rero ukamwereka ko wamutomboye kumubona, ko wifuzaga kuzamubona, ukabona ko ari we wasengeye, ukamwereka ko muzibanira akaramata kandi ko nta na rimwe uzigera umureka, n'ibindi byose byiza wamwereka ukajya ubimubwira. Ikindi kizabafasha, mujye mugirana umwanya wo guseka, mubwirane inkuru zisekeje, muruhurane mu mutwe, museke pe. Wari uzi ko se guseka bavuga ko byongera iminsi yo kubaho? Usibye n'ibyo kandi ibyiza byo wakora utuntu cyangwa ukabimubwira utuntu umukunzi wawe dutuma agukumbura iyo udahari, yaba atwibutse yewe mutanari kumwe agaseka. Ujye umugerageza rero umukoreshe utuntu dusekeje, umushimishe. Ikindi, mujye mugira ingingo runaka mutegura kuganiraho nibura rimwe nko mu byumweru bibiri, ingingo mubona ko yabubaka mwembi, wenda nibiba ngombwa mushaka kubarusha kuyumva cyangwa kuyisobanukirwa, yibaganirizeho. Kandi mujye mugirana n'umwanya wo kuganira ku ndoto zanyu, buri wese ajya afasha undi kuzigeraho. Ikindi kizabafasha, ntimugapfukirane imbere y'uko akubona yari afite ibyo asanzwe akunda ndetse afite n'izindi nshuti ziwe. Rero jya ugerageza ntugafuyire umukunzi wawe cyane, jya umuha umwanya, afite inshuti ziwe akeneye, abo bakorana, abanyeshuri bigana se, jya umureka rero yisanzure. Kuba gufite ntibivuze ko yasubijwe, ko nta wundi muntu n'umwe akeneye mu buzima bwe. Jya umuha umwanya n'abandi abisanzuraho nta kibazo. Ikindi kizabafasha, jya wumva ko mwese muri umwe, ntukumve ko hari ibyo umwe yemerewe gukora undi atemerewe gukora, ntukumve ko hari ibyo umugabo akora umugore atakora. Jya umwereka ko mwese muri umwe, mufatanye, bizabafasha rwose, urukundo rwanyu ruzabaryohera. Ntakagere rero wumva ko bimwe bireba umwe ibindi bitakureba, jya ugerageza mufatanye. Ikindi, jya umwereka ko mwishimira, umwereka ko ari we Imana yakuremeye, ntukumve ko wakwishima ari uko uri kumwe na runaka gusa, ahubwo jya umwereka ko nawe ushimishijwe no kuba uri kumwe nawe. Ikindi, ntimukabeshyanye kandi ntimugacane inyuma, ntacyo abandi bakurusha, bityo rero jya unyurwa n'uko ameze, ni wowe muberanye pe.
ikindi nanone kizagufasha mujye mubabarirana igihe umwe yagize ikosa agwamo, niba hari icyo yakoze kitagushimishije nukumve ko isi yakuguye hejuru, nukumve ko kandi ko bikabije ku buryo adakwiye kubabarirwa. Twese turi abanyamakosa, turakosa, buri wese yakosa, nawe wakosa. Ugerageza rero umwumve, nagusaba imbabazi, umubabarire, bizabafasha cyane. Ikindi kandi jya usigarana amakosa y'ibyakubayeho, ntukibagirwe kugira ngo ibyakubayeho bizajya bigufasha guhora wirinda kugwa mu makosa wigeze kugwamo kera. Ikindi jya ugira ubushake bw'urukundo rwanyu ko rwakomeza. Niba usenga jya ubishyira mu isengesho ryawe rya buri munsi, ntukibagirwe ko byose bishoboka, urukundo rukwiye guhora ruvomerwa. Gerageza rero, ikindi nagusaba, nimukararana umujinya ikibazo cyabaye, niba cyakubabaje wenda mwagiranye nk'ikibazo runaka, ntukaryame mutagikemuye. Burya rero iyo umujinya urengeje umunsi umwe ugasanga utangiye kugira amakimbirane, utangiye kugira inzika, kandi kuyibagirwa no kuyihagarika biragora cyane. Ugerageza ntukararane umujinya. Ikindi cya nyuma, mujye muragiza Imana umubano wanyu. Ibi birareba cyane abasenga bakanubaha Imana aho nk'igihango mujye mugirana, bityo bikabafasha guhora mwubahana ndetse mukanaca bugufi, dore ko abasenga bizera ko Imana ari igena umuntu uwo bazabana. Abatemera Imana nabo baba bafite ukundi bemeranyaho, bakabyumvikanaho, bakagira umurongo ngenderwaho mu mibanire yabo. Rero reka mbashimire kubw'umwanya wanyu mwaduhaye, musaba kandi subscribe nanone nimba utarabikora, urabugize neza cyane. Mugire ibihe byiza rero, mahoro y'Imana bane namwe. Ciao ciao.